neza none byaje gucamo urumva Imana yarebye ibizaguruka ibihama baba ariko super manager nawe akaba mu bantu buriya bari abantu bose mujya mubona bavuga ku mateleviziyo cyangwa kuri social media mukumva harahiye bari abantu bose n'abahanga niyo mpamvu abantu bose batavuga nkabo ibyo nkabimwubahira muri uriya munwa aba afite yarambaje ati witwa waririmbye ati nariyobewe ndaseka gusa biriya bintu nyine bari abantu nabo bari bigira ba nyirabyo ariko subiza cyangwa iriya cyawe neza se kugira ngo kirabeyutse urumva nka kwa kundi Ama-G yabivuze umunwa muhahano buriya uragora ariko umunwa muvuka umuntu yivukane akavuga ati buriya nka Samusura agira umunwa w'umwihariko agahita nihanagura narumva niba bayihanagura ibiki ngo buriya rero buriya yanga umwanda mu maso kandi mu bihe bya korona badushishikariza kutikoraho mu maso oya Samusura ntabwo arimo ntabwo yabishobora muri abo bantu bashishikarizwa muri muravuga kuri Brian rero niwe nari nakubashijeho ese koko Melody yicisha bugufi hari igihe karite wiyiziho we muri karite nigereranye murabona amaradiyo ya kera yagiraga antene hari igihe nicisha bugufi bakanzamura nk'uwo Ama-G na super manager nicishirije make none antene yanjye barayizamuye njya numva nk'umuntu yiyandagaza akavuga ngo njye ngo ntabwo ndi muziki yo mu Rwanda kandi ari umunyarwanda wowe uragahita ambwira ngo Bruce Melody ngo twifotozanye ngo abana banjye baragukunda wowe uri abana bawe urabatangira message ngo abana banjye baragukunda ngo reka twifotozanye abana banjye baragukunda ubwo se urumva ntari mwe kuba nifotozanya n'abana mu mwanya wawe inyogosho itanga akantu k'umucyo mu maso ariko burya inyogosho ntiyahindura ukusa ukusa nikusa urumva nta kintu ni akantu wenda kugira ngo agiye kwa muzangwe niho wogoshe Bruce iragutamurura urumva mu maso ukaba ugaragara neza ukaba ukenyamuye ariko ntago ihindura uburanga nta kintu bwongera uzi kinyarwanda ewe njya mbibwira abantu ngiye ntwaye imodoka ngenda ku muvuduko muke buriya untwaye ukangusha mu gihe turi twenda gupfa nagufata nko mu ijosi byibura ukazasanga narakumiye urumva ibaze nk'umuntu gufata akakwanduza corona warangiza wowe ugapfa uwanyanduza nta kibazo ugasanga abantu barahoberana sha hari utuntu tukibura ariko hari umunsi nzafata wo kuvuga ukuntu nyine ibintu byanjye byagenze wenda niba hari nk'abantu bishobora gufasha bikazabafasha ariko nahembwe make uzi ko igitaramo cya mbere nakoze reka tuve ku bitaramo akarimo k'amaboko wakoze ku ruhande ugahembwa amafaranga kabisa ukavuga utaya ni make wayangiye nigeze gukora kayede umeze nkanjye nigeze gukora kubuyede yarumva karyana katese shaho man buriya bari abantu njye mbanyuraho ndanabyubaha byatari bari bakoresha ingufu nyinshi no mu mutwe ababarira amafaranga ariko uzi kugira ngo Imana guhe umutwe wo gutekereza uwukoreshe wikorera ari ikiboro ngo umutwe wo gutekereza warangiza ukawukoresha wikorera nta n'ingata urumva baravunika bya hatari none ugasanga nk'amafaranga bahembwa ntago angana nk'imbaraga baba bakoresheje ako naragakoze n'abakoze ibintu byinshi reka tubireke tuzabivuga ariko guhembwa make nageza aho ndiyakira numva ahubwo ngiye kujya nkora ibintu byinshi bimpemba make byibura ningenda nyafata ari make azagera igihe agwira ibyo nabyo biranga ndakomeza nyine ndahanyanyaza kugeza igihe bigereye aho bibaye bigeze ariko n'ubu sindanyurwa kuko kunyurwa twasanze atari igikorwa cy'ubugabo ngo ntabwo ari igikorwa ngo kishimirwa n'Imana ni igikorwa kigayitse umuntu wese wanyuzwe uzi ikibi cyo kunyurwa nanjye mbisesenguye bituma wicara ukumva yuko nyine byarangiye reka tubivuge mu mvugo y'iki gihe ukumva karajatiye ukumva ngo warakajatiye urumva kandi nta mafaranga adashira nk'ubu hari nk'igihe nabonaga umufungo nkaba nti reka kwiryamira rwose nyaga telefone ukigira mu rugo ukaza hano kuri izi apartments reka mfata akabroke n'inyweri kumbi simenye ko nyine uko ndi kuyakoraho ariko agabanyuka rero
nako nabirebere mwana ukirira ibiceri reka tunabyiyorera ibyo bintu binantera ishavu uzi ko iyo ntekereje ukuntu hari ukuntu Imana icunga umuntu Imana ikagucunga gutetse kandi wari kureba iragucunga ikakwitegereza ikagukubita umutwaro ibizi neza ko uzawikorera ariko ubabaye kabisa sana. Ibyo rero nanjye byambayeho ariko njye ntago ari njye muntu wa mbere wababaye mu buzima. Hari akantu ukunda kuvuga ngo uri umunyamahirwe cyane kurusha abandi. Bavuze ngo umunyamahirwe wa mbere muri East Africa haguruka nahita amaguruka. Kubera iki? None se ubu ngubu sabe ko uri gutunga kamera uri kuyintungira iki? Sindi wikanombe hara hepfo sinari nigaramiye. Mungu akangenderera akampijwi ari ubuse navuga ko nasenze kurusha abandi bantu. Noneho ryajwi bikakurura abantu bakankunda bakavuga bati turamukunda. Nk'ubu ngubu nuko ntabereka muri telefone yanjye ngira ama message atarangira ngira ama DM atarangira abantu banyandikira ko bankunda. None se unyurwe ngo karafashwe ra wakunyurwa byo tube tubiretse ubuse ngo n'ubugwa ariko ubuse tuvuge ko nk'abandi bantu batagize uwo mugisha nagize abivuze nk'abantu twiganye umusa tunabirenga barasikingiye urumva ako kantu kaba mu ndirimbo yambaye ndaje ndabigera abantu twiganye nyine baracyarwana n'ubuzima bari gushakisha birimwe bikanga abakene nibo byemera ariko ngiye Imana yarabiteguye Imana irabitegura irambwira iti mwana wanjye genda uririmbe humura umufungo n'abakunzi bizaza erega kano kazi nkora ngakora ngakunda abantu bakabinkundira bakanabimpembera n'abantu bake babayeho gutyo ubwo aho wishimye ushimisha abantu winjiza n'umufuko kandi nkanahembwa nta muntu n'umwe numva undusha kuba ndi umunyamahirwe mu bantu benshi njya mbona icya kabiri buriya twese dufite amajwi ariko ntago ayo majwi yose aba yarubana ubuse naririmba oya ndi kuvuga mu bahanzi mu bahanzi twese dufite amajwi kandi meza ariko twese ntago dukora indirimbo nziza kandi baririmba nk'ejo bundi twese ntago dukora indirimbo nziza abantu bose bafite amajwi meza ntago bakora indirimbo nziza none ngiye Imana impaye ijwi inkubise na hit ariko ngo ni nk'iki mwaza mpumbwira ku mahirwe mpagaze sora akaririmbo bakagakunda nazona kandi bakagakunda kakavamo duterwa abantu bagenda bakora gutyo n'amaterime n'ibiki ni ukuvuga ngo ni umugisha Imana yampaye ndi umunyamahirwe none kubera icyo utanyurwa ko ntanyurwa impamvu utuma ntanyurwa nuko ndi gushaka ibintu by'isi kandi sinarabibonye ntabyo ibyibura iyo mbanyurwa hari umuntu wakubonye akubwira ko hari umuntu wabibonye akubwiye ko yabibonye kugira ngo nibura umufata nka role model uvuga uti yarabibonye ntago byabaye ngombwa kabimbwira narabyiboneye gusa noneho ikintu gitangaje Sina Gerard ubu nk'ejo bundi ntuzabona asohoye indi produit ubwo zi nk'umufunga umupapa bakaze niba ataranyurwa kandi none hanga no muri guma mu rugo arimo arakora niba we ubwo ataranyurwa ubwo nkanjye koko ubu nanyurwa n'iki niko nukuvuga ngo niba bakire bagikora Zuckerberg akaba gipanga ukuntu gahunda zigenda Facebook na Instagram bigomba kuri ukaba ushaka n'utundi tu application aracyavunika nyine aracyakora none nanjye mpawe kibiri ngo afite miliyari z'amadolari ndere hejuru mvuge ngo karafashwe ntago karafata ko hari abantu njya ncaho bavuye gukorera yandi make twagiye dukorera bavuga bati ndayafite agatajya kunywa bwa buyoga bwa make numva bavuga kuri ari block kuri ntago ari ukunyurwa kuri ni ukwiyakira kunyurwa no kwiyakira biratandukanye none se urumva kunyurwa no kwiyakira bisaho uriya muntu ababaza ati n'ubundi wa mugani wa yare ntabwo nteze gukora ubu ahita agenda akibera uko bishoboka ariko nawe umuhaye byinshi byamutoka nta n'umuntu gucya bitabera icyo ni kimwe cy'umwana hari umugani umwe namucira mu kubigaye uriya umuntu wubakishije ibirahure ntaterana amabuye reka uba nyiri apartment yani nyuma ntago yaterana asanze abantu bari guterana amabuye abagati mwo kabyara mwe muhagarika ibyo bintu kuko umuziki ari kuvuga nawe arawukora asa nk'ubu nanjye nenze ibikorwa bye ufite uburenganzira ntabwo nshobora ngiye kubinenga uzi impamvu ku isahane duhuriyeho ndaba ndi kuhashyira icyasha ubu se nk'abantu batureba dupinga imiziki ya bagenzi bacu bo turi kubigisha kuyikunda none se arashaka kuba muri paradizo hano kuri ku isi ibibazo byageze ku bandi nawe byakugezeho ababyeyi barakubyaye barakubitika ubwo nyine ni wowe ugezweho nawe kubitwa urwana urwawe ururangize buriya mu masomo y'ubuzima twagiye dutambutsa nirihe ryagufashije nibura rimwe
mu biganiro nakoze ntaryo ko buri wese avuga isomo ry'ubuzima ry'ibibazo bye ahuye nabyo experience yagize niyo avuga none se nk'ubu ngubu ko waratandukanye wenda n'umugabo cyangwa se waragize ikindi kibazo mu buzima cyangwa se waragiye hanze ubuzima bugende nabi ngiye nkaba mbi Kanombe nkaba mfite ubundi buzima buhabanye 100% n'uko nabonye nk'umuntu wigeze kuvuga ukuntu ngo bamwohereje umufungo ngo nuko umuzungu amuteka imitwe amubeshya ngo arakunda isomo ry'ubuzima yatanze yaravuze ngo ntimukajye mwizera abantu bose n'ubundi nta bantu nizera nta muntu umwe wizera ku isi se oya ntago hari abantu bake bakiba wizera ariko nabikizere mba nzigama amakanu gakeya kuko hari umuntu nigeze kwizera ewana kuri Infinix bakaba baragoha ankorera ibintu bitangaje ndagushimiye kuba ubashije kuza ahangaha ni kuri Patrick the Motivator tuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kwiga ndetse no guhugukirwa byinshi bigiye bitandukanye muri ubu buzima tugutera courage niba uri mu kazi twadukuraje ukeneye two kugira ngo ukomeze ukore nibyo ngibyo dukora uyu munsi video ugiye kubona niyo twabageneye ndagushimiye cyane kuba kandi wabashije kuhagera ugenda kandi subscribe reka mureke ubanze urebe ino video ubundi turaza guhura mu nyuma tanga se neza no kwambara izo net urwaye yes ariko nkanjye nzambara kugira ngo utwike nukuvuga ngo njewe n'abasuderi Bruce Melody n'abasuderi twambara marinette kugira ngo twike mukora akazi ni ku kazi ni nk'ukuntu mucomaye aba agomba kwambara itaburiye nanjye ngomba kwambara marinette nkakiraho n'agashenete kugira ngo utazanyitiranya n'umuntu tudahuje imirimo uvuze comment unyibutsa umuntu nyihanganira ntago ndi buvuga ibintu yanditse mbuze ukuntu mbivuga ariko hari ibintu ubundi bibiri hari ibintu naje gusanga bibiri umuntu adashobora kwiga akuze nka kwa kundi bavuga ngo nta muntu ushobora kugorora intege z'ikijumba ujyanye kukigorora wakivunika buriya ikinyabupfura ikinyarwanda urakiza wamusa ikinyabupfura n'igifaransa ni ibintu utakwiye gushaje umuntu utarahawe ikinyabupfura n'ababyeyi akaba ataragiye kwiga hakiri kare ngo yige igifaransa tubyihorere tubirenge papa cyangwa nawe mu kwandika imbeba ati ngo papa cyangwa aratwika ariko umusore yagutwikiyeho koko yatwikiyeho ariko nanjye ndiwe nibyo ntakora ngomba kuzamukira ku cyamamare iyi nashaka umuntu nanjye umeze neza nkamutwikira nagiye nshaka gutwikira ku bantu koko bakanyihorera washatse gutwikira kuri Nepo Bruce impamvu ngiye nka papa cyangwa nshobora kwemera kumuganiraho nonaha nagiye nshaka kera gutwikira ku bantu bakanga ugashaka gutwikira ku muntu akanga kugusubiza abasani ba zamani abaryana agasini bayifunga gashaho yagukubitaga agasini akimanukira urumva ngewe ni inkuru itari nziza ngewe na Maji twakoze indirimbo nyinshi koko barazanga pe barazanga ukiri producer we nanjye nani umusani indirimbo zose barazanga naga umuzigo hanze shite turavuga tuti none reka tujye dukora amadega wenda Kalisa John nazaye dufotora akadushyira kwa kundi yatwikaga harashya baragenda batumenya byibura bazumve ko n'indirimbo ari nziza tujya kuri YouTube urumva hari akantu abantu bakamisha bajyaga banywera bitwaga ngo akabaga ahantu ho kurira oya hari akantu k'akarompuwe gahari hari akantu gashinzemo k'akabeto karandi ko twicaragaho abantu bose bafite utuntu two kunywa imbere y'akabari kitwa Carrefour des Artistes noneho amajarambye ati ariko buriya twihagaritse nka hano Kalisa John ntiyabifotora agatwika ndavuga ntariko icyo gitekerezo ni inyamibwa turayihagarika urumva Kalisa John ahari ngo ahari nyine twe expectinga ko agiye guhita fotora ugaca bavuga ngo amuhanzi runaka na runaka kuko icyo gihe no kukuvuga izina waravuga uti byibura ari nk'umuntu umwe ubimenye yanga kudufotora tuti Kalisa dori Kalisa aranga Kalisa aradufotoye ko twaraburira ati mu cyande nta nkuru barimo mu cyayi umusaza ari ifungana ubwo impamvu muze Kalisa ntago nanze kuvuga abasani nagiye gerekeza abasani nyine kuririra ngo kareka umusani ukamwutendekaho bakabaza ati runaka uramuza ati kareka ngiye nta nubwo uwo muntu muzi yaririmba igihe hari akabebi nako kakwitendetseho ubwo baba muri Canada yararirimbaga
yanyitendetseho uvuga ati je Bruce Melody turakunda izo zo narazimenyereye izo none uza abakunzi mba mpagaze kera 2012 ndabyiye nubanza mfite igikundiro uza abakobwa bo ninze nkagaganiwe ejo ndambwa ati je ariko ndakunditse biragaragara ati uwambakaze utamakaze ngo uri umukire ntago jewe ndakunda mwiza ngiye oya nje ariko abantu bagiye bambeshyira ko dukundana urumva abantu bagiye bambeshyira ko dukundana ntanabazi nyine noneho buriya hari ingaru ziba ku muntu akazicecekera nyine akabyimenyera ariko abo bantu baneje ikibazo baneje ikibazo ntari buvuge ariko niba uri kutureba ukaba uzi ko wigeze kubeshya ko twakundanye warampemukiye ushatse wazareba uburyo ungeraho tukavugana mukiyunga bikarangira bikava mu nzira kuko nta mutima mu bugira ngenda bizi oya nta roho mubaya inzika ngo ube wavuga ngo roho mubaya ariko hari nk'umuntu hari nk'ukuntu nyine mbonye nk'umuntu wambeshye ari ikintu yamfasha avuga ati naramubeshye oya icyo yamfasha ni njye ukizi ariko hari ikintu yamfasha ariko uzi kuvuga ngo tuvuge urugero ufite nk'umukopini uyu munsi akabona umuntu uvuga ko mukundana kandi atanga na facts kandi ari serious kandi wenda izo facts atari n'izanyazo ariko kubera ko nyine amakuru yacu aba ari hanze kandi iyo usubije bishyuha kurushaho urabona ko hano turi kuri Galaxy uyu munsi turi kuwa gatanu mu kiganiro cy'akazavuga ati ngiye nawe kuwa gatanu twari turi kumwe kuri Galaxy oya ibyo kiganiro nda kubivuga ariko yarabonye ikiganiro aho yakuye makuru ndakavuga ati ikintu rero nakoresha abo bantu ni ukubafata nkabashyira uwo muntu nkabavuga ni mubwize uyu muntu kuri mubwire ko ariko Bruce reka nkubaze ni guko tukombayininga umuziki ibikorwa ukora byo kwamamaza akazi kari professional kwandika gukurikirana bya bindi byose umuryango Instagram ntizibura gusubiza abantu bakwandikiye akazi iki bigenza gute ndikunda bikuye mu ijambo rimwe ubundi ndabanza nkikunda nkumva nta gahunda yanjye nimwe igomba gupfa hari akantu wavuze gahunga yari yasigaranye ngo wavuze ko business yawe ngari iyi ngiyi ngo urayigenda ni mobile nyine ngo business yanjye ngo biro niba ari kubiro kubiro numva ko nkomeza mvuga ngo emba numva hatangiye kwizanamo amakaraza ngira ubwoba bya mu gitondo byose ugasanga ijwi ryabuze wabigenza nahita njya kwa muganga kandi igisabwa cyose cyakorwa kugira ngo rigaruke kuko nicyo gishoro cyonyine mpagaze buriya ariko n'Imana ntiyapfa kubyemera kuko iba yaracunze ikavuga iti uyu muntu disi ntabwo yabasha imirimo y'amaboko reka muremere muhakajwe ubuze ko ufite mikorofone ni ukuvuga Imana ipangira umuntu Imana ipangira umuntu ikintu kimukwiriye ikintu cyo kora nkora njye nkunda imirimo kubera ko nigeze kubikubwira inzara yaranyishe ntabwo nzongera gutuma inzara yongera kunywa umugore wanjye yarambwiye ngo azambabire kwabaza Bruce Melody akazatubwiza neza ukuri kuntu inzara yamwishe nabwira ntibyihorere shaje tuzabivuga kera karafashe inzara yaranyishe mw'abantu mwe buriya nzi ukuntu umwana ajya nko ku ishuri asize yogeje ibyombo yagaruka agasanga biracyamanitse byumye ntabwo ari byo noneho nakwirirwa ubazo utese byagenze noneho nta muntu uri kutureba ushonje ndishuwa kuko ntabwo waba ushonje ngo ugure megabyte urumva inzara iraryana mw'abantu inzara iraryana nakoze accident narakomeretse naciye mu bintu byinshi narababajwe ku mutima rwose nashatse hiti kuririmba byarangoye no kumenyekana ariko nta kintu na kimwe cyampahamuye nk'inzara ubwo rero inzara impamvu nkora ibintu byanjye byose uko nshoboye nkashyiramo ingufu zose urayigenda ndavuga nti umwana wanjye nanjye ubwanjye niheraho kwanjye ukavuga uti ikintu cyitwa inzara nciye ukubiri n'inzara abantu banjye mbacishije ukubiri n'inzara inzara rero ni intera gukora ibintu byose kandi bigakunda icya kabiri uretse ibintu twigira by'ubunebwe uribuka umugani twigeze kuvuga ngo uwiyemeje kwikorera ntababarira ijosi ni gute waba ukora business yawe ari wowe wikorera ari wowe biteza imbere ari wowe bifitiye inyungu kurusha abandi akaba ari wowe ubigendamo gake ni ukuvuga ngo nyine n'injye ujya imbere n'injye ubyiyiziye n'ibyanjye none se twari twahora banyambuye icyo gihe n'ubu uvuga oye nibwo mba mvuga cyane wabona n'ubu banyambuye ni ukuvuga ngo
icyakubwira nk'abantu banyambuye ndumva nzabakorera indirimbo. N'ivumbi yarambwiye ati iyo mbonye umuntu wanyambuye mba numva ngize agahinda. Uriya hari nk'umuntu uri kutureba ari nk'umuntu uri kutureba andi mideni ntari rwose uzarizana wayabonye yazana yabonetse. Ariko iyo umuntu anyambuye mba mfite ubwoba nyine. Okay, cyangwa iyo atinze kunyishyura tekereza uti umuntu ashaka ko nsubira hahandi. Iyo umuntu atinze kunyishyura mitanumva ari hatari, mitanumva nyine ashaka ko ubuzima bwongera kugenda nabi kandi twarabirwanyije. Rero ikintu cyitwa inzara mwa bantu mwe, inzara ni ukuri kw'Imana niba ari n'umuntu ufite akazi akaba gakora biguru ntege ni akazi kawe. Noneho inzara ntago ikurira undi, irarya wowe ubwawe, iraza ikakurya kandi ntago ijya ku kazi. Ntago waba ufite inzara ngo ujye gushaka akazi. Inzara ijya ku kazi nayo irabyuka ikajya ku kazi tu ikajya gushaka uwirya nyine ikamurya. Yes, rero nicyo ibyo byose ndabikora, gusa nta nubwo ntekereza ko mfite akazi kenshi nkurikije nk'abandi bantu njya mbona. Hari abantu bafite akazi wa mugabo. Abo rero nibo ndeba nkahita maniyo kandi ubu nyanumva naniwe. Ubu nyanumva narushye. N'uzajya ubona ufite nk'akazi kagoye, uzajya ureba undi muntu ufite akazi karuta kawe kandi unahembwa neza kukurusha. Oya, wanatekereza ku muntu utagafite. Ku muntu utagafite noneho tu kandi noneho we abananiwe cyane anashonje. Aka kazi ntureba kino cyizere mwangiriye muzaba mureba. Cyizere mwamugiriye ni ukumukunda mukareba indi. Nukuma amatwi gusa n'amaso mukareba amavi. Ibintu bijyanye n'indirimbo yarambwiye ati jewe ndi imashini ikora umuziki. Noneho nzakora imiziki koko. Nzakora iyo bwabaga. Wamujama wahe. Umuntu useka umuntu uri kurya ni nka wa mugani uvuga ngo umugabo mbwaseka imbohe. Urusetse umuntu uri kurya kandi nawe uri burya cyangwa umaze kurya. Amuseka kubera yuko wari burya duke. Ko ari burya duke nyine nitwashoboye. Ibiryo shaka. Ubwo ngo ufate regime cyangwa. Ni mu Kinyarwanda ngo igufwa ryo mu nda ni ibiryo. Uyu mugani urahimbwa. Ibiryo ni ikintu umuntu wese aba akeneye. Ni nacyo kitwirukansa aya majoro yose, ni nacyo inda. Kurya rero ntago ari ibintu umuntu yareka bite. Noneho hari n'abantu baba batarabonye indyo yuzuye cyangwa indyo ihagije. Wamuzanira ibiryo ukamuseka, guseka birakora. Gusa ibyo ni ibiki? Ushobora guseka ariko akarya we akarangiza ikibazo cyafite. Kandi inzara iraryana bose barabizi. Iyo babwiye bati ahubwo niyo ndakaye mpita nseka. Kurakara byo ntibyabura mu mutima, ariko ntago nkunda isura yanjye yijimye nyine bisa nabi. Mba ngomba kuba mba mbona guseka bintwikira, mba nsa neza. Ubundi niyo naba ntambaye ngaseka mba numva ndi ku cyangwe. Niyo ntambaye imyenda ariko nkaba numva ndi guseka, mba numva ndi ku cyangwe drip. Cyakoze Bruce uzikunde useke. Ndikunda ku buryo nyine aho kugira ngo mbabaze naguhunga cyangwa wowe ukababara. Uramuhuga agenda ukajya kwiseka. Nkagenda nkamenya ibyanjye kubera ko narababayemo gake numva ntago ari byo. Warababaye wanaranakubiswe. Narakubititse mwana buri inzara ni inzara. Hari agasengesho ka Samusuri nabonye ari gusenga ati buriya mana inzara ikaryana. Ati nuko utaba kwisi mana ngumva ukuntu biba bimeze ariko inzara ni mbi. Inzara iraryana ku buryo ibyo bintu bambwiye ngo urabyibushye ngo gira gute ngomba kuza kwihaza mu biribwa. Urumva ya myaka yose nkayirekipera narangiza. Mubona nk'inkuru zingahe ku munsi ku isimbi? Nasikora nk'inkuru zingahe? Reka ngiye nkubibare nk'ebyiri. Hari abandi rero bakora nk'inkuru imwe mu cyumweru. None se hari ubwo channel zabo ziba ziri busy nk'iyawe? Ntago bihura. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere iyo uzi gukora ikintu ugikora kenshi gashoboka kandi ukakigumamo nyine. Ubwo mba mu miziki hagiye ukora byinshi bikanga se. Bikanga byinshi kabisa ukagerageza. Ariko buriya niyo byanze Imana iguha umugisha ntago wabura byose. Hari indirimbo ya Senderi ivuga ngo Imana ni umugisha umuntu wicaye kora. Urumva niyo utabonye amafaranga byibura ubona umugisha. Hari igihe utabona n'amafaranga ariko byibura ukabona umugisha. Nta muntu wakora ngo bipfe ubusa byose. Ntago bibaho kwanza. Ibanga ryawe nuko mbibamo ndabikora urambyutsa nkagenda mbega nta muntu tubisiganira. Ni byanjye njye ubwo ngubwo gahunda mba mfite ni ukugacapa.
kugeza birangiye bigenda bicamo bigenda bikunda ku buryo nanjye birantungura nyine nkora ikintu ngamije ko kigera hano rimwe na rimwe ntibite biba nkumva biranambabaje imbaraga nayishyizemo kuva hano tukajya mu Bufaransa gushutinga indirimbo Ivana bikagorana ariko bikarangira yasohoka nkabona ikintu nari nyitezemo si kimpaye nyuma y'amezi 10 bya bindi nakubwiraga ari n'igihe Imana igukubita umugisha iyi rero imvune zayo ikavuga iti uyu muntu yarababaye byibura reka muhuhiremo akenshi reka mbite abakire ati uyu ni wa Bruce uceza ibyo ucezereza urabisengera none umuntu yigeze gushaka kumpa akazi arambaza ngo niko shaka ucezereza ngahe ariko ndayamubwira urumva ntago termenge wijya imbangamira cyane buriya amagambo abantu bakoresha kubera maze guhura nayo kenshi nariyakiriye nyine nsigaye ari ukuntu wigira gutya ku mutima ukibwira ngo tuza naratuje kabisa rero ibyo nceza ibyo nceza ndabisengera kubera ko njye nizera Imana kandi nzi ko ari igenga byose kandi ni nayo iduha byose buriya ntabwo Imana impano yari yibagiwe ko urusengero rubaho bimperamo umugisha ko nkura amafaranga hano ntiyari yibagiwe ko naririmbira mu rusengero ahubwo yararebye ibona nibwo buryo naryamo nibwo buryo nakoramo nkatera imbere rero Imana njya nyishimira ikindi mvuka mu muryango w'abakristo nyabakristo ku buryo gusenga nyine ari ibintu twatojwe tukiri bato gusenga rero ni umuco njye mbifata nk'umuco dufite mu rugo njye n'abantu banjye n'umwana wanjye njya musengera agiye kuryama rero ibyo bintu bibaho niyo byaba ari ibishego bibaho ntago ari umuziki ntago ugira amabwiriza muri rusange umuntu afite umuziki nufise nabivuga gute nta herezo ugira mu gucreya ushobora gucreya ibyo ari byo byose wifuza gucreya bitewe n'umurongo wenda wihaye ugenderaho nk'ubu ngubu tuvuge ngo bya numva bavuga ngo indirimbo barayihagaritse ariya Bruce Melody wo mu Rwanda wanyu ukininya Chris Brown nawe aririmba ibinarenze ibyo none abana bacu basigaye biga neza twishyura minerivare ku buryo na za ndimi zose baba bari kuzumva kukisumbuza gucuruza ugacururiza undi muntu utanazi utazanagera hano vuba cyangwa utazapfa nahaje mba numva icyo twakora cyambere ni ukubishyigikira kuko nje kunanuka rwose nabikunda ahubwo nkabikunda ndya kuko inzara ngiye ntabwo izongera reka mbabwize ukuri nta nzara izongera kunyica icyo kintu ngiye kukirwanaho kugeza mpfuye yakuriye jewe abana banjye abantu bose bandi hafi nta nzara Bruce ko wagira ngo uyifiteho amateka wowe n'inzara narayigize reka nari ntabwo wibuka kera nko muri 2012 igihe twahuraga bwa mbere nta nzara wambonagaho wowe icyo nibuka ni imisatsi yawe kabisa nta muntu wari uhondo ukuntu ubwacyo rero hari amateka umuntu agira ngende umwe mu bantu babayeho ubuzima butoroshye wenda ntabwo ari igihe cyiza cyo kubivuga tuzagera igihe tubivuge ariko njyewe n'abantu tuvukana hari igihe cyageze tukajya tuburara tukabwirirwa bikagenda gutyo ibyo bintu byarambabaje rero inzara urayizi ibyo bintu byarambabaje ku buryo n'ubiyo mbyibutse mba numva nari kuba ndi nka mukuru nkabirwanaho ibyo rero ntabwo bizongera kubaho ku gisekuru cyanjye ngiye kubashakira uburyo bazarya ibindi birorere ariko bazarya inzara yagutera ihahamuka mwana nibyo ndagushimiye ngira ngo umaze kubona byinshi bigiye bitandukanye umaze kwiga niba umaze kwiga ubwo akarayike wagakanze nta kibazo icyo ngusaba rero kora sharing inshuti zawe nazo zibashe kumenya iki kintu cyangwa se zibashe kumenya Patrick ni motivator nk'uko nabikubwiye tubafasha guhugukirwa ndetse no kuba twabasha gukomera mu bintu bigiye bitandukanye cyangwa se no kugira courage muri ubu buzima kuko wamubizi ko ni ibintu biba bigoye cyane dushyigikirane rero duterane imbaraga ukora subscribe ndagushimiye cyane naho ubutaha ubwo ngubwo ndakeka wize neza Patrick the Motivator